twongere cyane haleluya haleluya haleluya. Imana yarangije kugera hano hantu, hanyuma wewe witegure gusa ukore. Imana yarangije kuhagera, tugiye kuramya Imana. Mashigasha ihangane ndumva birimo gutogota ihangane iyo darasi yo kukwica ihangane barimo kubikaranga ibongeramo ibirungo. Igitondo cyiza kandi umunsi mwiza, niba iwanyu ari ku manywa, niba ari mu gitondo, cyangwa niba ari ku manywa y'ihangu, Imana ni umugisha we wabanye natwe. Ni iki kiganiro n'igisanzwe, ni Gospel Top 5, aho tuganira buri cyumweru ku bihangano by'abahanzi biri kuri social media, ndetse tukanareba ukuntu byagiye bikurikiranwa n'abakunzi babyo. Imana rero ni umugisha we wabanye natwe, ukemera gukora subscribe, ukomera kubana natwe muri iki kiganiro. Ushobora kwibaza uti kuri top 5 cyangwa se Gospel Top 5 y'uyu munsi niki tugiye kureba. Ni umunsi ngaruka cyumweru nkuko twababwiye, buri cyumweru isaha ya saa 12 z'umugoroba ku isaha ya hano i Kigali tuzajya tubagezaho iki kiganiro. Turabashimira abadukurikira muri mu gihugu cy'u Rwanda, muri mu bihugu by'amahanga, namwe mudukurikira ariko mukagerageza kumva ururimi rw'ikinyarwanda. Imana nibaho umugisha. Gospel Top 5 y'uyu munsi ishobora kuza guhera he? Ku mwanya rero wa 5 niho tugiye guhera. Ninde tugiye guheraho? Biri ku mashigasha ihangane ndumva birimo gutogota ihangane iyo darasi yo kukwica ihangane. Ku mwanya wa 5 tugiye guhera kuri uyu witwa Biri ku mashyiga. Biri ku mashyiga rero akaba ari uyu musore cyangwa se akaba uyu mugabo ukorera umurimo w'Imana mu itorero rya ADEPR mu ntara y'Amajyaruguru. Ubwo ni mu karere hehe, ni hafi mu karere ka Rulindo, ni mu itorero rya ADEPR akorera. Uyu mugabo rero akaba yaratangiye ibirebana n'ubuhanzi bwe cyangwa se kugaragara ko ari umuririmbyi. Afite imyaka ye 6, akaba yaragiye kurimba muri Sunday School. Hanyuma impano ye yo kurimba ku giti cye, urumva yakuriye mu makorari, akura agenda akora umurimo w'Imana mu makorari. Hanyuma ageze igihe abigize imyaka ijya kugera muri 13 14 hafi aho, ubwo yigaga mu mwaka wa 2 w'amashuri yisumbuye, biza kugaragara ko aribwo atangiye guhimba indirimbo. Icyo gihe akaba yarahimbye indirimbo ya mbere ayiha korari, akaba ari korari yaho, ariko arimbo yitwaga Twiringiye Gitare wanjye. Iyi ndirimbo yo Twiringiye Gitare akaba ari haye korari Beura yakoreragamo umurimo w'Imana muri ADEPR Paruwase ya Mugambazi. Indirimbo ramaze kugira uyu munsi ni indirimbo zigera kuri 30 zikoze mu buryo bw'amajwi, hanyuma akaza kugira izindi ndirimbo zigera kuri 20 zikoze mu buryo bw'amashusho, akagira indirimbo 10 zikoze mu buryo bw'amajwi gusa. Muri izi ndirimbo rero nshyashya yakoze muri iyi minsi ya none harimo indirimbo yise COVID-19 cyangwa se ifasha abantu kwirinda COVID-19. Hanyuma ikindi kigaragara mu ndirimbo ze nuko ashobora kuba yarigeze kuririmba indirimbo kera aho yavugagamo ibisimba. maze bakamiterura amagambo y'uburyarya ibwira igikoni iti
amasho yewe gikona we erega so bwiza urasa n'abice. Izi ndirimbo rero zigaragaramo ibisimba, amazina y'ibisimba ni indirimbo zagumye gutangaza abantu benshi, bakavuga bati uyu muntu yabigenje gute, byagenze gute kugira ngo akunde kurimba ibi bisimba. Ni inkuru n'abantu basanzwe bashyira mu bitabo, bakavuga bati iki gitabo uko byagenda kose harazamo inkuru ivuga ukuntu ikangurira abantu kumva ndetse no gucengeza ubutumwa. Nawe rero gucengeza ubutumwa bwiza akaba yaragerageje gukora akoresheje amazina y'inyamaswa kandi aza kubigeraho. Ikigaragara nuko uyu muhungu cyangwa se uyu mugabo indirimbo ye, iyi ndirimbo ya Biri ku mashyiga yamaze gukurikiranwa n'abantu barenga 5,000, hanyuma aza gukora ikindi kiganiro kindi kuri Zaburi nshya, nacyo gishobora kuba cyarakurikiranwe cyane. Ari mu bantu rero muri iyi minsi ya none nabo barimo gutangira gukoresha imbuga nkoranyambaga. Mu byo twaganiriye rero umunsi w'ejo ubwo twavugaga turi imbere ko dutegura kino kiganiro, akaba yaragize ati mu mishinga yanjye ndimo kwerekezamo imbaraga mu gihe cya vuba ndaza gutangira gukora andi mashusho y'indirimbo kandi nongeremo uburyo bwo kugira gute bwo kureba cyangwa se gukoresha imbuga nkoranyambaga. Ikindi twavuganye nuko agiye gushyira imbaraga mu mushinga we urebana na papeteri, aho aganishije imbaraga ze muri iyi minsi ya none. Imana y'umugisha we n'umuryango. Ariko niwifuza kubana nawe reba birahiye niko channel ye yitwa, hanyuma nirangiza ukore subscribe unabane nawe mu buryo bwose ujye unamenya amakuru. Iyi rero Biri ku mashyiga niyo tugejeje ku mwanya wa 4. Mwanya wa 4 hari mwene gihome Izabisiribanga nawe arimo arabica bigacika nkuko twababwiye. Uyu munsi umunsi wo gukorana n'aba bashyushya rugamba cyangwa se aba bahanzi ariko bafite indirimbo zimeze nkaho zishyushye, twavuga ko ari indirimbo zishyushye zihagurutsa abantu bose bakabyina. Ngira ngo mukanya muraza gukomeza mureba ibijyanye na zino ndirimbo. Uyu rero mwene gihome we akaba yaratangiye umurimo w'Imana ahagana ku myaka 8 nibwo amaso yamaze kubona ko agiye kwinjira mu bihangano bya gospel, abona ko ibintu byatangiye kutoroha, byatangiye gukomera. Mwene gihome rero uyu nguyu akaba ku myaka y'8 yarageragezaga kwibaza tubundi ni gute amajwi yinjira muri radio agasohoka, ni gute ngiye nshobora kuvuga ikintu kivije muri radio imbere. Icyo gihe atangira gukora ubushakashatsi, akajya afata telefone cyangwa se turnovisi agafungura radio akareba ibintu kuvuga imbere, ariko akabona inzozi ze ntabwo ziza. Hanyuma agenda bihuza, uko agenda aganira n'abantu bakuru bakamubwira bati hari umuntu uri kuri microphone akavuga bikajyamo. Mwene gihome akora cyo akunda umurimo wo kuririmba. Nibwo rero yaje kugaragara muri 91 akaba afite imyaka ye 9. Iyo myaka 9 yari afite mwene gihome akaba yaragize gutya ajya muri Sunday school. Ubwo nawe yaramaze kwatura agakiza, yamaze kwatura Kristo nk'umwami n'umukiza nkuko tubyibuka mu biganiro twagiye tugira, nangira ngo turaza kuza kubishyira hafi. Akaba yaragize ati twebwe ntabwo umuryango wanjye wari ukijijwe, ndetse umuryango wanjye wakoreraga imana z'abanyarwanda, imana z'u Rwanda, cyangwa se ati umuryango wanjye wakoreraga Nyabingi ugakorera Ryangombe, ariko ngewe Imana iza kungirira neza irampamagara. Ubwo rero muri 91 nibwo umuhamagaro yatangiye kuwumvira. Hanyuma ahagana mu 1999 ni nyuma y'imyaka gato y'imyaka 7 indirimbo ye ya mbere yitwaga Itorero ry'Imana na n'ubu ikaba itari yanakorwa. Indirimbo mwene gihome yahimbye mu 1998, na ikintu cyantangaje nuko iyi ndirimbo itari yajya ahabona kubera ko yaragize ati mwene gihome ubwo twakoranaga ikiganiro yagize ati ngewe iyi ndirimbo ndayitinya, ntabwo nshobora gutinyuka kuyishyira ahagaragara, njya kuyikora nkumva umutima umbuza ngo nimbe nitonze nzabikora neza. Rero mu bigaragara hari indirimbo ye yigize gukoraho yitwa Mbonye intebe y'ubwami. Iyi ndirimbo rero Mbonye intebe y'ubwami reka tuyirebeho.
yicayeho umugabo witwa Rubasha yarakikiye intara zahabu y'ibisubizo byose n'imoza amarira y'amajoro waraye ukuba amaso usenga mbonye intara y'ubwami kandi nini yera mbonye n'uyicayeho umugabo witwa Rubasha yarakikiye intara zahabu y'ibisubizo byose n'imoza amarira y'amajoro waraye ukuba amaso usenga igihe uzahekenya ku bisubizo uzatora. Tuganira na mwene Gihome Izabisira ibanga akaba yaragize ati nge mu mishinga yanjye mfite muri iyi minsi ya none imishinga nzerekezaho imbaraga, akemeza ko yifuza gukora remix y'indirimbo ya Izabisira ibanga akabikora neza mu buryo bw'umuziki n'amajwi kugira ngo bigendane n'umuziki wo muri iyi minsi ya none. Ubwo tunamubazaga mu itumanaho ryacu mubaza ni ese kutangiye gukora remix kandi abandi bari gushyira hanze imizingo mishyashya ntabwo waba ari intege nke urimo kugira toya? Arambwira ati hari ibindi bikorwa bishyashya mfite ndimo gushyiramo imbaraga, ariko mbere na mbere Izabisira ibanga abantu bakunze ngomba kongera kuyikora. Iyi ndirimbo ye rero ya Izabisira ibanga iri remix nayo turayitegereje mu minsi ya vuba. kageze ikorwa mawe kageze ikorwa dawe umurimo unoze bakundwa nta kabuza uhesha umukati kageze ikorwa mawe kageze ikorwa dawe umurimo unoze bakundwa. Izabisira ibanga rero n'utugejeje kuri uyu umwanya waga ku mwanya wa gatatu turi kumwe na Mutuyimana Leonira niwe turi kumwe nayo kuri uyu mwanya wa gatatu mu ndirimbo ze zigiye zitangaje kandi akaba ari indirimbo zishobora kuba namwe mushobora kuba mwaragerageje gukunda. Leonira rero akaba agira ati Mutuyimana Leonira akaba yaragize ati ntangira umurimo wo kuririmba cyangwa mbona ibijyanye no kuririmba ngiye navutse meze nkaho akavuga ati navukiye mu muryango wa Gikristo ku myaka 4 akaba aribwo yatangiye kuririmba aririmba muri Sunday school, hanyuma aza kujya muri korali nkuru. Iyo korali nkuru cyangwa se aza kujya muri korali nkuru nyuma y'igihe gitoya. Iyo korali nkuru kandikwaga Isoko kwaya cyangwa se iyi korali yitwaga Isoko, akaba ariyo yaje gukuriramo imurera mu buryo bw'umwuka kandi ikomeza gushyigikira impano ye. Nyuma rero akaba yaraje kujya muri korali cyangwa se umurimo wo kuririmba awukomereza muri korali aho yakoraga umurimo wo kuririmba ariko ari ku ishuri. Akagera atagana mu 2004 nibwo yatangiye guhimba indirimbo, ariko izi ndirimbo akajya agira gutya akaziha korali yo ku ishuri. Igihe kiza kugera akabona ko izi ndirimbo arimo guhimba zirimo kugenda ziba nyinshi, korali ishobora kuzokipa cyangwa se ngo ubwo butumwa ibugeze ku bandi bantu. Biza kuba ngombwa ko uyu Mutuyimana Leonira afata icyemezo cy'uko izo ndirimbo agiye kujya ziririmbira, kuko yumvaga ibintu bisa n'imvura yo guhimba cyangwa imvura yo guhimba indirimbo igenda irushaho kugenda imwegera. Leonira rero nibwo yaje kugira ati nge nafashe icyemezo icyo gihe cyo kugira gute cyo gukora indirimbo. Mu 2007 rero akaba yaratangiye aririmba, ariko aririmba akoresheje ibyo bitaga amadiskete. Nibwo buryo bwari bugezweho, niyo tekinoloji yari igezweho. Leonira rero yakomeje muri icyo gihe. Ubu uyu munsi wa none akaba amaze kugira indirimbo zisaga 40
zikoze mu buryo bw'amajwi, hanyuma mu buryo bw'amashusho Leonira akaba yaramaze gukora indirimbo 10 zose zigaragara. Mutuyimana Leonira rero uyu munsi wa none akaba afite nawe igitangazamakuru ushobora kujyaho ukamurebaho, mu mazina ye ni Mutuyimana Leonira, ukamuha subscribe kandi ukibuka gusiga muri comment niba ari ibyo ushima cyangwa niba ari umusanzu umufitiye nawe ukabimubwira. Uyu rero Leonira atugejeje ku mwanya wa kangahe? Ku mwanya wa 2. iyi si yacu yabaye nk'umusinzi, ayiwowe akaye umutwe, abantu benshi bafite ibibazo, yewe abantu benshi bafite ibibazo, ayiwowe iyi si yacu yacanze abantu, iyi si yacu yavanze abantu, hewe urugero udafite ikibazo cy'akazi arafite ikibazo cy'uburwayi, udafite ikibazo cy'uburwayi arafite ikibazo cy'urubyaro, udafite ikibazo cy'urubyaro aracuruza ahomba, abandi bafite ikibazo cy'urushako, hewe umva ariko ijambo ry'Imana riravuga riti nimubona ibyo byose bije muzarebe mu ijuru, kuko ikizira cyamaze kwinjira hera, Mana we iyi si yarahindutse, muvuga ngo aragira ati iyi si yarahindutse, nawe bivuge ngo isi yarahindutse, isi ifite muzunga, iyi si iragira gutya ikitigisa hagati ibintu bigahinduka ibindi, bimwe bikabimira ibindi bikazamuka. Ngira ngo tumaze twumva ibijyanye n'iruka ry'ibirunga, tumaze tuminsi tubona ukuntu abantu byahindutse, dusigaye tugenda twambaye masike, nuko ahangaha ndi muri studio ndi njyenyine, ariko ubundi ubuzima bwose muri iyi minsi dukoresha masike. Iyi si baragira gutya bakavuga bati nutagira urukingo ntabwo biri bworohe, urahita uhura n'ibibazo bitandukanye. Iyi si yamaze kuba mbi, ariko tugomba kwiga kuyibaho kandi tubana na Kristo umwami n'umukiza wacu. Ku mwanya wa 2 haraza uyu witwa Biva muri uyu mwuga, ariko amazina ye akaba ari Liberakurora Innocent. Liberakurora ni umushyushyarugamba rero, nkuko mumaze kubibona ni umushyushyarugamba, ni umuntu uririmba abantu bakanezerwa, ni umuntu nawe wakishimira kubana nawe ibiterane n'ibyongera gufunguka nyuma yuko icyorezo cya COVID-19 cyongera gusa naho gicogora, hanyuma tugasubira mu nsengero, ngira ngo byanatangiye kugaragara. Hanyuma uyu we rero ntabwo yatangiye umurimo we muri Ecole de Dimanche, kuko urabona ni umuntu mukuru, yamaze kwatura agakiza ahagana mu 2007. Mu 2007 ku itariki 17 nibwo yaje kubatizwa mu mazi menshi, yakirwa nk'umukristo mu itorero yari yabatirijwemo. Tuganira na Liberakurora Innocent akaba yaragize ati abahanuzi bagiye bampanurira mu buryo butandukanye, ahantu hatandukanye, ubwo nabaga ndi imbere y'Imana, ubwo nabaga niranye n'Imana, bakambwira ko nzaba umuntu ukomeye, ko kandi ibintu bijyanye no kubwiriza ubutumwa ari ibintu byanjye. Akavuga ko rero nyuma gatoya na Imana yaje kumusanga mwiyerekwa mu nzozi, hanyuma aza kubona ari umuntu urimo gusetsa imbere y'abantu. Tuvuga ko we akagira ati impano yo gusetsa abantu no gutuma abantu baruhuka, ariko ndimo kuvuga ubutumwa ni ibintu Imana yampaye nk'amasezerano kandi iza kubisohoza. Akagira ati rero ngira alubumu zigera muri 3, akavuga ko mu buryo bw'amajwi afite indirimbo zikoze mu majwi zigera kuri 60 zose, ni indirimbo 60 zikoze mu buryo bw'amajwi, ariko akavuga ko afite indirimbo 3 zikoze mu buryo bw'amashusho gusa. Urumva afite icyuho kinini cyane hagati y'indirimbo 3 n'indirimbo 60, akazi karacyari kose. Nawe tuganira rero akaba yaragize ati ngewe nzagerageza mu minsi iri imbere ibihe byongera kugenda neza, ntangire gukora amakonseri, ariko nanone akavuga ko azagerageza gukora izi video, akaba yazongera mu mishinga y'imigari nivuga butumwa, ariko nanone akongera ibirebana n'izi ndirimbo ze zikagaragara mu buryo bw'amashusho. kanseri ziragenda ibifu bigahunga, biva muri uyu mwuga, biva muri uyu mwuga. Nimubona tugenda tugana i Burayi, Afurika, Oceania, byose biva muri uyu mwuga, biva muri uyu mwuga.
tugiye ku mwanya wa mbere wa gospel top 5 y'uyu munsi tukaba tugiye kureba uyu Mukazayire, akaba ari Mukazayire Emerita. Mukazayire Emerita, iyo umaze kumwumva ukumva kuri iyi ndirimbo, reka twumve iyi ndirimbo hanyuma nyuma tugaruke ku mateka ya Mukazayire. Ngira ngo rero umuntu wese wumvise amatunda ahita atekereza Mukazayire, ariko nanone ntabwo ari iyi gusa. Reka turebe indi ndirimbo yindi ya kabiri yaba yarakoranye na korali yo mu Cyahafi, nayo twumve uko byaje kugenda. niyo mbaraga zacu muvuze ishako mu mucurangira inanga neberu y'imiryacu. Aha, Imana rero ni guha umugisha we wakomeje kubana natwe kandi ukaba ubanye natwe tukagera kuri uyu mwanya wa mbere wa gospel top 5. ni kiganiro ngaruka cy'umweru ku mwanya wa mbere, aho turi kureba kuri Mukazayire Emerita. Mukazayire Emerita we akaba yaratangiriye umurimo muri korali, ubwo ni muri korali z'abana igihe yarafite imyaka igera kuri 7, ariko igihe akimara kugera ku myaka 9 yaje kwimuka ava muri ya korali ajya muri korali yindi yitwaga Ibyahishuwe. Imana rero yo kugira gute yo gutangira guhimba niho ishobora kuba yaratangiriye. Imana yo gutangira guhimba niho ishobora kuba yaratangiriye, kuko ku myaka ye 14 aribwo yatangiye kwandika ibirebana n'indirimbo. Ubwo icyo gihe rero aza kugira gutya ajya mu mucyo kwaya cyangwa se korali yitwaga Umucyo, abari yakomereza mu murimo. Hanyuma nyuma gukomeza umurimo ariko anatangira ibirebana no kwandika izi ndirimbo ze. Iyi korali Umucyo akaba yarayimazemo umwaka. Nyuma gatoya rero nibwo yaje kugira gutya agana muri iyi korali ya Hermon yakoreyemo igihe kinini, aho yaririmbaga ya ndirimbo tumaze kubona mu kanya yitwaga Amatunda. Nyuma gato y'ubuzima bwaje guhinduka, biba ngombwa ko ahindura irangamimerere yimukira mu mujyi wa Kigali. Muri umujyi wa Kigali akaba ari bahuriye na korali Sayuni ya Cyahafi mu buryo bwa hafi cyane. Kimara kugera i Kigali bahita basohora iyi ndirimbo yavuga ngo yadukoreye ibikomeye, nayo twamaze kuyireba. Mukazayire Emerita akaba afite nkuko twahoze tubireba, Mukazayire Emerita akaba amaze kugira indirimbo ze zigera muri 16, ariko muri zo indirimbo zikoze mu buryo bw'amashusho akaba ari indirimbo 6 zonyine. Yakunzwe rero ikakundwa cyane, abantu bakayikunda, ni Kazamwendo. Reka dukurikire Kazamwendo. Mukazayire Emerita akaba yarakoze ibiganiro ku macano agiye atandukanye, ibitangazamakuru bikora online bigiye bitandukanye, aho yagiye akora inkuru zikarebwa n'ibihumbi amagana n'amagana. Akaba ari mu bantu rero bakunzwe muri gospel nyarwanda, ariko nanone arimo kwinjira mu bijyanye no gukora indirimbo ze akazishyira n'ahagaragara mu buryo bugaragara. Amashusho y'indirimbo arimo gukora muri iyi minsi ya none, nk'uko twabiganiriye ku mushinga we wa hafi, akaba arimo gukora iyi ndirimbo yitwa gusenga kwawe kwarumviswe. Gusenga kwawe kwarumviswe ni indirimbo ya Emerita Mukazayire iri mu buryo bw'amajwi, ariko arimo gukora mu buryo bw'amashusho. Niba rero nawe ukunda Emerita Mukazayire, gana kuri YouTube hanyuma wandike Emerita Mukazayire cyangwa Mukazayire Emerita. Ayo mazina numara kubyandika urahita umutungukaho cyangwa se utunguke ku ndirimbo ze, ubundi ukore subscribe unakore like. Turagushimiye rero
wowe wabanye natwe mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi turimo tugana ku musozo. Ni gospel top 5 ku nshuro ya kabiri cyangwa se ku nshuro ya B. Iyi B rero naha tuyisoreje, ariko mbere yuko tuyisoza reba mu ruhande rw'iburyo ahantu handitse ijambo subscribe, hanyuma ukandeho. Numara gukanda kuri subscribe, Imana iguha umugisha kuba uraba wabanye natwe, kandi Imana iguha umugisha uzajya ubona ibintu byacu byose tukimara kubikora. Niba rero wifuza hari igitekerezo waduha kuri iyi gospel top 5 y'uyu munsi, reba ukora ibishoboka waduhamagara. Iyi nimero yacu ibaho kuri WhatsApp, ukaba wanaduhamagara ni 0728754546. ngira ngo urimo no kwibona ko iri gucaho kuri screen yawe, hanyuma Imana iguhe umugisha. Yari Vava Vianney, naho ku cyumweru gitaha mu kiganiro nk'iki turabakunda. Imana y'umugisha. twongera cyane haleluya. Haleluya! Haleluya! Imana yarangije kugera hano hantu.